izindi zo ziba ziri ya Kirongozi muri polisi. Kirongozi nijye wabivuze mbere ariko vuga ngo urebe muri groupe nijye wabibabwiye mbere ya Kirongozi muri polisi aho byari bigeze irarara irarara isojwe nta ubuyobozi bushya buramugurisha cyane ugiye guteza cyamunara nusugurumva ubwo buyobozi bushaka kubaka ikipe ufite rega ukene ufite itwara no kutamanuka iyo bita Kiyovu so abafana ese murabizi ko perezida yagiye perezida Kiyovu yagiye kera amatora yarangiye ngo bucya bamuherekeza Imana izabe hafi ya Kiyovu abafana ba PL ntibahagera umbwire oya abafana ba PL baze n'abahari turanakomerezaho nta kibazo barahari barahagije barahagije reje sari ruzuye muragira ngo bakandagire biyongereje arashaka munsi turatangira urugendo rw'iminsi 30 nta mufana wa PL shaka ko azadusubiza inyuma atubwira ngo ariko ngo hari ibyancitse byari bimeze bite uko twumvise ngo hariya ngo bavuze batya uko byagenze gutya oya turatangira urugendo rw'iminsi 30 kuko niyo minsi APR isigaje kugira ngo ibe yarangije transferi zayo zose iminsi 30 uhereye uyu munsi reka mbanze ntereke munyamukandagira abantu bayumva uyiteretsemo mu gihe abafana bayo baba igiye kumanuka abakunzi ikipe ya Football Club n'abandi bandi makipe bazi hafi bumve umuriro muzaba muri kote umwaka utaha tumenye niba Nyarugenge iri bugendwe n'abayizi cyangwa se ari nyabagendwa abafana ba PL bimeze bitera ndabona batangiye gushyiraho n'umukara udutima hariya iyo bita APR Football Club nukuvuga ngo yavuze ko nubwo shampiyona izatangira nko mu kwa 8 mu mpera mu kwezi kumwe rabegamye ariko nibyo uri kwitegura imikino mpuzamahanga irashaka amatsinda rero cyane kuko yagiye yumva mu radio indege yayo bakajya bayituka bafana bayiserekerensa ngo bagera ahantu ngo bagasohokayo ngo iri kwaka abantu bazi ko ni time ngo bize kwita bagakora genshigikiye ko oya twagenda ariko kanyamukandagira hano turi kumvamo hano inyuma kagumimo rwose iyo bita nyamukandagira mu kibuga kikarasimi ariko yari yahinze rero mutaramu ariko uyu mutipe nizeye ko ari umunashe nawe kuko vibe ifite umva atari mukandagira atari civil banumva atari civil umva ko nirimba eyo nanje mwizami shunga ziranyeganyega iyo ndirimbo rero yigize mpitinyutse ya PL muri 2003 na 4 imwe ya Fande Alex imwe yajyaga kwitaza Zamalek urayibura ko kiremereye ariko abafana ba REG uyu munsi hari match saa 11 ya REG tubabarira REG basket irakina n'ikipe tubabarira academy match amical saa 11 mujye kwirebera iyo REG yawe REG agomba kubitubwira kureba ikipe witwa Regis ati naho tujya niyo match ibanza mu mbere y'umwanya wa gatatu wa REG wa bar hanyuma final ngira ngo murabizi ase umunsi abafana ba REG mwari mukumbuye ikipe yacu muraza kureba uwitwa Antino yitwa REG itumye finally sare abantu bahise basohoka muri sare reka twishimire Kirino u Rwanda tuzanira sana bisi rwose yaradutengushye top milk na Didos 200 gusa ku mwana wabo baragarutse wese bagaruka bagarutse bamenye ko ibya REG bivuye ibya REG birarangiye karagacimo amace karyoshye nikaza kubacika saa 11 rwose mujye kwirebera REG Basketball Club igomba gutwara igikombe cya shampiyona kugira ngo izakine baro y'ubutaha nkurikije ukuntu bije ya PL nayumvise
nese ahubwo sinabonye na Patriot irabonye umuterankunga ahubwo yakoze Patriot hari igihe izagezaho ziceho cyabonye umuterankunga ni bere wowe uravuga ikipe zabonye abaterankunga kandi rega ifite umuterankunga deja rega ubwayo ni umuterankunga ntabwo ikeneye abaterankunga wowe uravuga amakipe arimo ashaka abaterankunga Patriot tubabarire na rega yawe suma ino iri kubaka stade cyane ubabonye bere ndakubwiye ngo abantu bose basobanukira irafata igashyira mu rega wagerusha amafaranga bano bataramusa amazi n'umuriro urumva iyi kampani ya Suma irakorana na mpuzamahanga Suma wishyura ngaho ku kwezi y'amazi n'umuriro Suma uzi ko mu bihugu byose byo ku isi Suma irakubwira ati iki giporoje ndaza nkubakire uzanyishyura nyuma miliyari bakaba bagasaguraho make ariko Suma narayitiye iteye ubwoba birarenze jena fana Espoir isenyukira muri Patriot wese tuba muri Patriot rwo mwarayobye icyo mbakundira rege n'inkundi abafana bayo bazana ikipe ntazi tuba muri rege arasetsa aha twagiye mu ikipe ya APR Football Club tugiye kwinjiza mu cyumba cy'ibanga kiri gucirirwamo APR nshya icyo cyumba tugiye kugishyira hanze ntikiraza kuba kikiri kibanga icyumba ni ikibanga ariko tugishyire hanze rwose ako reka tugishyire hanze icyumba tugiye kugifunga mbaya ukwezi kose yiyubaka n'indege irashya ase Karenzi icyumba uratereka hano ku meza uko cyakabaye wa mugani wa Kazungu Karaveri ko bati nareje usanga oya umuvinyo n'umwe icupa niryo ryahindutse ubiya pe ntirumere nk'iriya yaseze ishize ntibuhere ku mukinnyi itarazana umutoza ngo umutoza ariko baratangaza umutoza yazaza bagatangira gucwana bavuga bati hari haje intwaro twazibumvisha nyamara uri kuzikinisha none kuzikinisha iyo bita pe ngo hera ku mutoza umutoza azayishakira abakinnyi mbona barero aho ngaho udutima bari kutumanura twinshi hano azayishakira abakinnyi barebe ko n'abatajya udutima tw'imikara ni bamenye ko polisi yirukanye abarebe bamaze iminsi badushinja ngo kuvuga ikipe yabo gusa nibareke tuvuge na mukeba yari kumanura imitima bavuga bati iyi YouTube channel ntabwo igomba gusa umukara n'umweru gusa igomba kuri kumwe hari udutima twinshi tw'umukara harimo twinshi none tubaye umweru gusa umweru n'umweru ko batigaragaza icyatsi turadukaro tw'icyatsi ntutubona ntatwo iri ni izina ryanditse mu cyatsi n'umuhondo n'umukara gugomba kuzamo mukura na za nyabukondogoro zirabikoze ikintu kibura ni icyatsi n'umweru ntituzabura kubatesha igikombe gutesha se mubizi cyane kera waga uri nko mu nzu kumva nk'agaca kari gatwaye inkoko ugasohoka uje gutesha ukagabana kagurutse ukabona ugurura ariko uzabigenza kuziruka ku bikombe ari izatesha kuti sigaho okay abantu bamaze kugera muri sale rero mureke twinjire tuganire icyo bita APR Football Club hano icyumba dutekano ku meza twinjire kabisa ni urugendo rero tugiye gutangira sibyo tukajyana n'abakunzi ba APR sibyo kugeza iri soko rifunze sibyo birasaba ko tuzajyana sibyo kandi rimwe na rimwe bigasaba kwihangana ku bakunzi ba APR ariko si twe twenyine tugira amakuru yayo n'ahandi bazayababwira so birasaba ko gusa bazatwihanganira twebwe tukirinda kubabwira ibyo tudafitiye amakuru tuzagerageza kubabwira ibintu ku buryo nk'uko byagenze ubushize twarabihanganishije tubabwira ibintu duhagazeho 100% kandi biraba uyu munsi rero turatangira urugendo rw'iyo minsi irenga 30 cyangwa 30 yuzuye rwo kubashakira amakuru yo kubakwa kwa APR kwa sezo itaha APR sezo ishize ntabwo yabaye nziza ku ruhande rumwe
nibyo yatwaye shampiyona ariko nubwo yitwaye idatsinzwe ntabwo yamitinze expectations abakunzi bayo bari bayifiteho. APR yari imaze imyaka myinshi ikoresha politiki y'abanyarwanda gusa ukabona birayivuna cyane kubera ko yakinishaga abanyarwanda, andi makipe akinisha abanyamahanga nubwo bari bake, ariko nyine ukabona harimo diferanse, ukabona birayivunnye rimwe na rimwe abantu babyise n'amazina kubera ko warebaga mu kibuga mu by'ukuri ukabona ni ugusunikiriza, ukabona ikeneye n'indi sapoti y'abakinnyi barushijeho kuba baba ku rwego rwisumbuyeho. APR rero yarwanye nabyo kugera sezo ishize, ariko uvuga ngo yarwanye nabyo wagira ngo yari inzira y'umusaraba cyangwa yari inzira y'umusaraba gukinisha abanyarwanda gusa. ariyo yabyiyahuyemo ntabwo ariyo. none se nibwo n'ikiyovu cyangwa mukura zayibitegetse birashoboka, ntawamenya simbizi, ariko wakabaye ubizi kameme warabikurikiranye cyane. Ikipe yo muri kiriya gihugu wayikurikiraniraga hafi. kiye gihugu se umunyamakuru yambwiye icyo ndishuwa ibyo yakoraga ngo muri iyi weekend ngo irakina umukino wa mpuzamahanga, ni ikipe iba yakabirijwe nyamukandagira ntabwo ari Ferwafa yitegetse gukinisha bene igihugu, yari amahitamo yayo, nari politike yayo. So karagaciyemo. APR rero amakuru meza yasesekaye ku bakunzi bayo ko bishoboka ko sezo iyi turangije ibyo bintu bishobora guhinduka hakaboneka abanyamahanga. Abayobozi batandukanye barakonsirise bagera abafata ibyemezo bya nyuma, baza kubyemera babiha umugisha, baravuga bati okay go ahead. Urumva wenda niyo ugeze kuvuga ati umupira ntabwo tureba muri pasiporo, tureba ushoboye. ari nayo mpamvu ngewe nshyigikiye ko n'uyu munsi n'uwavuga ati hajya hajyamo 11 mu kibuga y'abanyamahanga nakoma amashyi. ntabwo umuntu azakina kubera ko afite pasiporo y'u Rwanda. umuntu akwiye gukina kubera ko ashoboye gukina. barabigerageje, barabarwaje, ariko twabonye ko ntacyo bibafasha. umunyarwanda azameneremo akine kuko ashoboye, udashoboye yicare cyangwa ajye mu kindi gihugu akine nawe nk'umunyamahanga. icyo ndagishyigikiye cyane. politike ya kanyarwanda byaje rero guhinduka bijya mu matamatama, ariko biba mu gihe navuga ngo kigoye, kuko merikato y'ubushize ya APR navuga ngo ishobora kuba ari cyo gihe cyari kigoye cyane mu buzima bwa APR. ndabivugira iki? habayemo impinduka nyinshi kandi mu gihe gito. bari mu manza za dir zari zikomeye cyane, hafi miliyari iregwa kuyishyura. rwari urubanza rutoroheye ekipe. hagati aho nibwo hajemo ifungwa ry'abakozi bayo. hagati aho nibwo hajemo impinduka mu buyobozi bw'igisirikare cy'u Rwanda. habaye ibintu byinshi mu gihe gito, navuga ngo bisa n'ibyadindije imyiteguro ya APR yisezo ishize kugeraho. nubwo ayo makuru yari ahari yuko APR izakoresha abanyamahanga, ariko APR yatangiye kugura abanyamahanga hasigaye ibyumweru 3 kugira ngo ikine umukino wa mbere wa Champions League. habura ukwezi kumwe APR yari itaramenya umuyobozi wayo.
byaravugwaga gusa mu matamatama nanjye numvaga bati ashobora kuba wenda bavuga benshi kugeza ubwo itangazo risinywe n'umugaba w'ingabo wari mushya nawe icyo gihe General Mbaraka Muganga ryaje rivuga Fande Lieutenant Colonel icyo gihe akaba ari Colonel ubu Fande Richard Karasira ko ari we chairman akungirizwa na Uwayezu François Regis wahoze waruzwi muri Ferwafa. So iryo tangazo rikimara kujya hanze nibwo abantu noneho urujijo rwavuyeho, abantu bamenya komite nshya igiye kuyobora APR nyuma y'igihe kirekire, babona isura y'umusivili muri komite ya APR. Ntabwo byari bisanzwe, nta nubwo byari biherutse ko APR iyoborwa n'umuntu uri ku rwego rw'iranka rya Lieutenant Colonel. Ntabwo ntibigeze binabaho, ngira ngo ndiyongerejwe n'umusivili ni ibintu bitari byarigeze bibaho mu mateka ya APR. Ngira ngo umutoya wari warayiyoboye ni Colonel Alex Kagame, niba ntibeshye, ngo wenda ababizi barandusha bambwira kuko basimba sinzi ranka bari bafite. Yari majoro kandi yabaye perezida. Ubwo rero yaba ari wari ufite rero ranka nto sinzi yari perezida yari baye icyo gihe. So ikipe ya APR FC ubuyobozi bushya bumaze kumenyekana, birumvikana bwari bufite akazi kihuse cyane ko guhita bushaka umutoza w'ikipe, ariko budafite n'umwanya wuko uwo mutoza azaza ngo anashake abakinnyi. Bivuze ngo byasabaga ko ikipe yishakira abakinnyi ikazashaka n'umutoza wo kuza kubatoza atabazi. Nibyo byabaye, APR yazanye abakinnyi izana umutoza mu gihe gisa naho ari kimwe, bose bahurira hano. Mu batoza benshi APR yashakaga, uwo yashoboye kubona ni Umufaransa Thierry Froger. Yageze mu Rwanda habura ibyumweru bitatu kugira ngo akine Super Coupe ndetse anakine umukino we wa mbere wa Champions League. Abaguraga abakinnyi muri APR birumvikana ko icya mbere nta gihe bari bafite cyo kujya kugura umukinnyi ufite ikipe. Baguraga abakinnyi urebye basoje amasezerano bari free, kubera ko byanihuse, bisa naho na budget itari iteguye neza, itari nini, kuko ntabwo abakinnyi baguzwe bari navuga ngo bari bahenze cyangwa banitondewe bihagije, kubera ko uwo mwanya ntibari bawufite. APR rero icyo bamwe mu bakunzi bayo bifuzaga abenshi muri bo cyo guhindura iyo politiki, cyo cyari cyabaye. Icyari gisigaye ko ari ukuvuga ngo ese diferanse irabiyihe. Niyo mpamvu navuga ngo babaye disappointed, kubera ko batekerezaga ko haje abakinnyi bagiye kujya mu matsinda, bagiye gukora ibitendo, ariko siko byagenze. Thierry Froger ari nawe mutoza mukuru, navuga ngo hari ibyo yagezeho ariko hari n'ibyamunaniye. Nyuma rero yo kubibona no kubisesengura, ubuyobozi buyobowe na Fande Richard Karasira bwaricaye, buricara butekereza ko mu gihe bufite bukwiye kureba uburyo bwakora ibikorwa n'ahandi, kubera ko ntacyo Yanga irusha APR, ntacyo Simba irusha APR. Tuvuga n'ukuri, niko kuri, yaba imibereho y'ikipe, yaba ubushobozi. Uzi ikintu cya mbere iyirusha APR, ubwo ndavuga nk'ikipe. Hari igihe twajya kuvuga nka football ugasanga bajya kubigoreka kubera bifitiye imyumvire bakabivuga ukundi, ariko zino za Simba na Yanga zirusha APR icyo nakwita nka gusobanukirwa siporo.
aha urakoze niba ari kundi bisobanura uko naho ndi kuganisha urakoze ibyo birashoboka ari nayo mpamvu nabo bicara bakavuga bati iyo uvuga uti zirayirusha ubushobozi nari kubyemera ariko ibyo ni ibintu bikorwa ubushobozi rero ibyo ni ibintu bikorwa niba ubushobozi APR ifite ubushobozi bwo kuba yakorana n'abasobanukiwe siporo sibyo ko iyo uvuze ngo Simba isobanukiwe siporo niba bivuze ngo Modewuji ni inzobere muri siporo ahubwo uburyo aderega sibyo yego abo aho inshingano sibyo kuko uyu mwaka Simba ntizakina Champions League nta gikombe na kimwe yatwaye yabaye ya gatatu muri shampiyona iwabo niyo mpamvu yicara ikavuga iti no Tregani wayoboraga ikipe ashobora kuba arimo ahuzagurika Modewuji akavuga ati nongeye kugarura Barbara Gonzalez biravugwa ni birimo bivugwa imbere muri Simba bitutumba ni impinduka zihora ziba zigamije gushaka ibyiza by'ikipe so APR FC rero iravuga iti okay ibyo byo byose hari bitaragenze neza mu myaka irenga 10 ishize kubera impamvu zigiye zitandukanye kandi zumvikana mu by'ukuri njyewe cyo nemera simvuga ko abanyarwanda ari abaswa batazi umupira ariko hari urwego batarageraho ikindi na formation yabo tuvugishije kuri ntabwo irafatika ku rwego ruri lokale ngo tuvuge ngo dufite formation ikomeye ku buryo impano yose dufite turayexploita ku rwego rwiza ku buryo twagira abakinnyi bakomeye b'abanyarwanda gukinisha abanyarwanda rero udafite base udafite formation ikomeye nziza byagomba kugora APR make yo mureba wenda mu nteruro imwe cyangwa ebyiri ku cy'igihugu cyacu mu mupira w'amaguru icyo kintu kitahaba tubizi neza ko niba ari umukinnyi muzima agomba kuba hari inzira yanyuzemo ikindi bitahaba n'indi deba reji ndende cyane pe ndende yagufata n'icyumweru kandi duhora tuvuga sibyo duhora tuvuga wabaza Minisiteri ya Siporo ushaka ikikora ukakibura mu by'ukuri kandi ari ibintu byoroshye bishoboka cyane ibyo duhora tubinenga so APR FC yicaye kare cyane itangira gutekereza ngo ese ni gute twagerageza dufite amahirwe yo kuba noneho twemerewe kugura umukinnyi wese ku isi aho yaba aherereye dufite n'ubushobozi wenda bwo kumugura ariko se ni gute twabikora kugira ngo bikorwe neza noneho bitanga umusaruro APR niho tugiye kubinjiza rero gusa utaratwinjizamo utunyiriyemo unzira y'umusaraba APR yanyuzemo ibyo nibo babivuze kubera nta musaraba navuze politike ya Kanyarwanda ariko nimwe mu yo ntekereje kuri politike no kwita Kanyarwanda benshi babifasha nkaho twabaga turi ku pfobya nka politike yari ihari iyo migenzereze y'umupira naho nahoze mvuga kwiziza Simba na Yanga kubijyanye n'umupira w'amaguru ziba zitanakagombye kwicarana na APR ntiyagombye kujya kwicarana nazo haracyari mu rugendo rujya kujya no ku myumvire je nicyo mvuga ijyanye na siporo kumva siporo n'uburyo yakorwa kuko uvuze ko ifite ubushobozi kandi twese turabizi ariko uko tubizimo ntawe utubwira ngo APR ifite nyine bigenda bituba ngo bakoresha naya ngaya ariko mu by'ukuri amafaranga ya APR ubu APR uzi ukuntu ujye nyifata nk'umwana ufite nkana akomoka mu muryango muzima wenda akubwira ati ni umwana wa kanaka kanaka akaba akize bizwi vuga ati uyu muntu aratunze pe noneho nawe akagenda avuga ati ariko uyu kubera wa kanaka arashoboye izi za Simba naki zageze ku rwego kuri wa mwana nawe waba ufite naho yakomoka ariko noneho ufite ibye atahungabana niyo mpamvu rundi gutekereza kuva kwa APR ikize kuri bije uyu munsi
APR ntekereza ko itajya kubwira FIFA ngo dukoreshe cyangwa za kafu ngo yavuye aha byagorana ko bisobanukirwa. Niyo mpamvu nemeza ko ubukire bwa APR ntabwo ari ubukire buri sportif. Kandi Simba barakubwira ati twebwe niba ari cement ya hariya, niba ari Kilimanjaro cement, niba ari iki naya ubukire buri sportif iyi naya ngaya nta bukire buri sportif. Genda vuga muri context y'umukire ntibushobora kuba sportif ahantu uko wubatse nanone se ikipe tuzikomeye yanga ubukire bwayo buri sportif si amafaranga ya cyama cya nuza cya Tanzania si GSM ko yanga nayo yakikwete na nuza nyine ndakubaza si amafaranga ya GSM ntabwo yadandabiranaga mbere y'ishyaka uko bimeze na GSM ni ikigo cy'ubucuruzi yego bimeze ariko bisa sponsorship. GSM ni ikigo cy'ubucuruzi sponsorship. Ibyo ni siporo bisa nka sponsorship. Ntabwo ari sponsorship ko bazanye engineer Heres ntabwo ari umuyobozi wa Yanga yari ifite komite urumva bazana engineer Heres ku mafaranga ya GSM babobrije ko ari nawe ugomba kujera nese ntabwo uzi kwambara GSM ntibayambara barayambara none ni sponsorship. Umunsi yaho tuvuga ngo NPD ni urugero igenera APR miliyari 3 ku mwaka kayambara ibyo nta kibazo. Ikintu cyose kinyuze mu mwambaro usa nkaho waba ubucuruzi ko abihengeka kose kuko ahantu hose biba mu za lobbying kugira ngo ikintu kizakunda. None avanga amafaranga ya za Simba na Yanga zirimo mu byo nyine uri sportif ku buryo APR bizayisaba imyaka myinshi nitajya ibihindo. Wowe usibye ko bavuze ko bashobora kuzazana abantu babyumva kurusha kuko bazageze bayi transforme. Uko bivuga uri kuvuga ngo APR ikwiye kubaho nka club nko kuzindi club ziraho zirambiriza kubera ko tuvuga rimwe n'imwe matamatama hari impamvu hari amakipe ataragiye abona za sponsor byavuga ko APR bibanira. Wajya muri MTN n'urugero gushaka sponsor kuvuga ngo kiretse muje wowe reyo ukazana na APR twagiye tubivuga ariko tukabica ku ruhande kubera ko yabaga ifite aho ituruka iyo nta kibazo yari nuvuga ngo aho iri bukure nta kibazo yari baga ifite ariko izindi zarahasigaye kongera kuri ya politike yakanyarwanda navugaga rero simbigwakaniye ariko ilfa no kureba cyari igihe ki sibyo byari ni nabyo twavugaga by'imbogamiza abayoboye bagiye bahura nazo biranashoka ko zari n'izindi mpamvu wenda za politike n'ibindi byinshi yakanyarwanda ngo twabyinjiramo politike yakanyarwanda nicyo kuzana agashya twari twihariye sinzi harandi mwari mubizi mukamuzi buriya rero kimwe mu bintu icyo kintu cyaratudindije cyadindije APR ifite nava ngo ingufu bikanatuma rega hari n'abantu bashaka kwibwiriza ibintu bakareba kera mu rugo papa wanjye yari umunyamahane pe yaradukubitaga koze kayereri gato washoboraga rero kumureba bitewe n'ukuntu umeze ukamureba ugahita uvuga ati arashaka ko nkuraho wenda kira shishwa cy'umwembe cyatakaye hariya urumva ntacyo akubwiye ukamureba mu maso gusa ugahita ko hari ikintu abonye nabi na Ferwafa niko zimeze. Ferwafa yashobora kureba ati APR nubwo cyangwa se bana habaye n'izo lobbying itabibona nabi reka hajye abanyamahanga 3 gusa siko bimeze bikitirwa inteko rusange bakagira uko bihengekwa ariko iyi politike ya Kanyarwanda yadindije umupira w'amaguru mu Rwanda idindiza ikipe y'igihugu idindiza APR nyir'ubwite abisagira ariko ntabwo twayirira kuko yayo niyo yari yabiza buriya rero buriya igisirikare cyangwa se hari experience mfite ndi nabaye niga Butare natorewe kuyobora siporo mu mpagarariye abanyeshuri muri Agenere wari ministre wa ministre batwitaga ba minister wa siporo noneho hari politike ya recruitment y'abakinnyi yego muri kaminuza yari nziza cyane yari nziza zamuye urwego kaminuza yararukiritaga kugera ku babyinnyi intore zihamiriza twarazirukiritaga muri kaminuza sibyo ariko uko iminsi yagendaga yegera imbere abantu bagiye babyuzinga
bakabikora nabi unakizana nka mwene wabo afite ikintu azi na kimwe umuntu cyangwa wabiguze umva ngo umuntu abantu batangira kubicuruza abantu batangira gufata amafaranga umuntu akaza ngo azi kubyina atazi no kurambura amaboko ibyo bita ibishagasha mu kinyarwanda abantu ugasanga ekipe ya kaminuza ya football muri teste yo gutoranya abakinnyi haraza abakinnyi bo muri Premier Division bakina muri za Rayon n'andi makipe baje kwiga kaminuza bakaza bagakora teste mu mazina y'abandi bakinnyi biziranyweho n'ababikora ndetse n'abazaza kwiga umuntu tuvuge Kanombe n'urugero ukina muri Rayon akaza agakora teste yitwa Muramira Regis cyangwa Nibiziyeme igihe cyo kwiga cyagera Nibiziyeme akazaza yihambiriye bande akarinda arangiza kaminuza imyaka 4 avuga ko afite imvune urumva atigeze akinira kaminuza na rimwe Rwakabamba wari recteur amakuru aza kumugeraho